Ubushize twari twahawe topike ivuga ingaruka zo kutumvira umwuka wera n'icyaha cyo gutuka umwuka wera. Hanyuma twaravuze ngo reka tuvuge ku ngaruka zo kutumvira umwuka wera. Icyaha cyo kutumvira umwuka wera nacyo tukigarukeho nka topike ubwayo, cyangwa icyaha cyo gutuka umwuka wera. Reka twifashishe uko Mariko yabivuze mu bice 3 umurongo wa 28 kugeza 30. Ndababwira ukuri yuko abantu bazabarirwa ibyaha byabo byose n'ibitutsi batuka Imana, ariko umuntu wese utuka umwuka wera ntabwo azabibabarirwa rwose, ahubwo abakoze icyaha cy'iteka ryose. Icyatumye avuga atyo ni uko bavuze ko afite dayimoni. Aya magambo Yesu yayavuze ubwo yirukanaga dayimoni mu muntu. Abafarisayo bakavuga ko ari umutware w'abadayimoni umuha kubirukana. Nyamara Yesu ubuzima bwe bwari ubuzima bw'umwuka, kuko yanasamwe mu buryo bw'umwuka wera. Yesu ni wa wundi utarabyawe n'ubushake bw'umubiri cyangwa ubushake bw'umugabo, ahubwo yabyawe n'umwuka. Uyu mwuka wari wuzuye ubuzima bwe niwe wamuhaga kwirukana imyuka mibi yitwa abadayimoni. Yesu bari basanzwe bamutuka abafarisayo ko atumvira isabato, ko asangira n'abanyabyaha, ko agandisha abantu n'ibindi. Muri Matayo yigeze abivuga 11 umurongo w'19 ngo umwana w'umuntu aje arya anywa, bati dore iki kirura cy'umunywi w'inzoga, inshuti y'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha. Ariko ibi byose ntibyatumye Yesu avuga ko bakoze icyaha cy'iteka, kuko nubwo bari kumwanga abazaniye agakiza, bari bagifite amahirwe. Reka turebere icyaha cyo gutuka umwuka wera nk'icyaha cy'iteka mu ngingo ebyiri. Iya mbere ni guverinoma cyangwa ubutegetsi bw'Imana. Iya kabiri ni gahunda y'Imana y'agakiza. Turebe uko ubutegetsi bw'Imana bwubatse. Imana Data ni ishingamategeko. Ahenshi muri Bibiliya tuzabona Imana ivuga amategeko yanjye n'amateka yanjye. Igihe Imana yari iyoboye abantu mu buryo buri direct, akenshi icyaha kwari ukwica amategeko y'Imana. Imana ubwayo niyo yatangaga amategeko. Imana umwana ni umucamanza mu butegetsi bw'ubucamanza. Data yashyizeho amategeko, umwana aca imanza ashingiye kuri yo. Yohana 20:5 umurongo wa 22 haratubwira ngo kuko ari nta n'umwe Data aciraho iteka, ahubwo yabihaye umwana ngo abe ari we uca amateka yose. Umurongo wa 30 ukatubwira ngo ntacyo mbasha gukora ubwanjye, ahubwo uko numvise niko nca amateka, kandi ayo nca n'ay'ukuri, kuko ntakurikiza ibyo nkunda ubwanjye, ahubwo nkurikiza ibyo uwantumye akunda. Yesu rero ni umucamanza uca imanza ashingiye ku by'uwamutumye, ku mateka n'amategeko yashyizeho. Umwuka wera ni nyubahirizategeko, ni executive, ashyira mu bikorwa. Niwe uduha serivisi twemererwa n'amategeko. Umwuka ataraza, Yesu yabwiye intumwa ze byinshi, ariko ntibyabaye realite mu buzima bwabo kugeza umwuka aje. Iyo ni uburyo bumwe dushobora kureba gutuka umwuka wera. Icya kabiri ni gahunda y'Imana y'agakiza. Imana yarateguye, ni plana. Imana yateguye agakiza, itanga isezerano ryako uhereye mu itangiriro ibice 3 umurongo wa 15, aho yasezeranye ko hazaboneka urubyaro ruzakandagira umutwe w'inzoka. Yesu yazanye ako gakiza mu buzima bwe, yarakerekanye. Yohana yaranditse ngo kandi ubwo bugingo bwarerekanywe turabubona. Aho ni mu rwandiko rwe rwa mbere, mu gice cya mbere. Imibereho ya Yesu yerekanaga imibereho twagombaga kubaho iyo tudacumura, kandi imibereho tuzabaho iteka ryose, igikorwa cyo kudukiza kirangiye burundu. Imibereho idakora icyaha, imibereho isa n'Imana. Yesu yazanye iyi mibereho rero. Yaravuze ngo naje kugira ngo intama zibone ubugingo,
yaje azanye iyi mibereho, azanye ubu buzima ari bwo gakiza. Hanyuma umwuka wera aragasohoza. Tugira isezerano ry'agakiza ryatanzwe na Data, tukabona imibereho y'agakiza muri Yesu, ariko ntitwakira ku gakiza. Ukadushyikiriza ni Mwuka Wera. Ni nk'umuntu watsindiye igikombe, akaba ari hariya mu birori akireba aho giteretse, ariko hagitegererwa umuntu wahawe ububasha bwo kukimushyikiriza. Buriya Yesu ari kumwe n'intumwa ze, agakiza kari kumwe nabo, kari hagati muri bo. Mwibuke yuko marayika yabwiye abungeri ubwo Yesu yavukaga ngo mwitinya, ndababwira inkuru y'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose, kuko uyu munsi umukiza yatuvukiye. Agakiza kari kabonetse, kari kageze mu isi, ariko ntabwo kigeze kagera mu muntu ku giti cye kugeza umwuka wera ashoboye kugasohoza. Umwuka wera rero niwe ugasohoza. Ibi byose rero biratwereka ko gutuka umwuka wera ni ugutuka agakiza ubwako ku rwego rwa nyuma. Ubwaho ikintu kikiri kuri plani, kikiri amakuru bakubwira ko kizabaho, biba bishoboka ko wenda bakweretse ifoto yacyo wagishima. Ugaye ifoto bikaba bishoboka ko nukibona amaso ku maso ugishima. Iyo ukigaye ku rwego ukireba amaso ku maso, nta buryo waba usigaye bwo kucyakira. Nyiracyo ni ukugisubirana. Imana Data yiyerekanye mu buryo bw'amategeko. Imana Umwana yiyerekana mu buryo bw'imibereho. Ubwo buryo bwose buba buri hanze y'umuntu. Imana Umwuka ho ni mu muntu imbere. Gutuka umwuka wera bisa n'ibyaba abagaragu batumweho intumwa bazica, kugeza shebuja atumye umwana we ngo niwe bazumvira, nawe bakamwica. Bagaragaje ko nta kumvira wabitegaho namba, igisigaye kuri bo ni ukurimbuka. Utumviye Imana wumvishe mu nyuguti, ubwo ni mu mategeko, ntiwumvire Imana wabonye muri Yesu. Intambwe ya nyuma ni Imana kuza muri wowe mu mwuka. Nibaho utayumviye uba ukoze icyaha cy'iteka. Dufate ingero ebyiri. Nikodemu Yesu yamubwiye ibyo kubyarwa n'umwuka. Iyo avuga ati ibyo byo kubyarwa n'umwuka uzanye ni ibishitani, nta mahirwe y'agakiza yari kuba asigaranye. Pawulo yari umufarisayo watutse Yesu amureba bari kumwe, yamutukaga nk'abandi bafarisayo bose. Igihe Yesu noneho amusanga mu buryo bw'umwuka, iyo Pawulo abwira Yesu ati twarakwishe ugarutse ute, ndakwiyamye, nta mahirwe yari kuba asigaranye y'agakiza. Umwuka niwe utubyara ubwa kabiri. Abaroma igice cy'8 umurongo wa 15, kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti aba Data. Yohana igice cya 1 umurongo wa 13, abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Kwanga umwuka wera ni ukwanga kubyarwa ubwa kabiri. Utabyawe ubwa kabiri nta bwami bw'Imana. Icyo rero ni icyaha cy'iteka, nk'uko twatangiye tubisoma muri Mariko, ngo uwo muntu aba akoze icyaha cy'iteka ryose. Wanze Imana ivugira mu ijuru, Imana Data, wanga Imana ivugira mu isi, Imana Umwana, wanga Imana ivugira muri wowe, umwuka wera. Kuko umwuka wera ni Imana noneho igeze kukwinjira mu muntu, nta buryo buba busigaye bwo kubabarirwa. Abafarisayo bari baranze Imana ikorera mu bahanuzi n'abatambyi, banga Imana iri muri Kristo. Biteguye no kwanga Imana ije muri bo, kuko ntibemeye mwuka wera. Nibwo Pawulo yakarabye agira ati byari bikwiye ko muba rimwe mubanza kubwirwa ijambo ry'Imana, ariko none ubwo muryanze kandi ntimwirebe ko mukwiriye ubugingo buhoraho, ngaho mpindukiriye abanyamahanga. Aho ni mu Byakozwe n'Intumwa 13:46. Stefano yiregura yagize ati yemwe abatagonda ijosi mwe, abatakebwe mu mitima no mu matwi, iteka murwanya umwuka wera. Uko basekuruza wanyu bakoraga niko namwe mukora. Aha yabibutsaga ko uko basekuruza banze Imana iri mu bahanuzi, abandi bakaba baranze Imana iri hagati muri bo muri Yesu Kristo, niko nabo bakoze banze Imana iri mu buryo bw'umwuka wera. Nta mahirwe rero basigaranye. Hani mu Byakozwe n'Intumwa 7 umurongo wa 51. Gutuka umwuka wera rero ni ugutuka agakiza kakugezeho.
ni ukwanga gukizwa. Wanze gukizwa uba ukoze icyaha cy'iteka. Imana idufashe kugira ngo iteka uko Umwuka Wera yinjiye muri twe tubashe kuba twiteguye kumwumvira, kandi dusabire abantu kugira ngo Umwuka Wera nagera muri bo bakire ayo mahirwe ya nyuma yo guhinduka abana b'Imana. Amen.